Hello friends, birashoboka cyane ko waba uri umukunzi wo gukina amagame ya football, mbese ukunda game za football. Gusa nanone hari ikibazo gikunda gucarinjinga abantu bamwe na bamwe bakunda gukina game za football, aho usanga ari amagame biba bisaba ko uyishyura amadolari cyangwa ukayakina ari uko ufite megabyte. Uyu munsi rero twakuzaniye aka app keza ka fresh sana ushobora kuba wakoresha nta megabyte ufite, nta mafaranga wakishyuriye, kandi akaba ari aka application keza cyane karimo artificial intelligence players, mbese ni nk'ababakinnyi bameze nk'abantu ubona neza, harimo realistic kabisa, imeze fresh. Ndakwibutsa gukomeza gukora subscribe kuri no YouTube channel Daisy 55 Africa, aho tuzatwigezaho utuntu twinshi tugiye dutandukanye, ama application y'udushya, ibintu bidasanzwe ku ma Android phones, ndetse n'ubundi bumenyi bwinshi wagenda umenya kasiyo. Ahangaha biragusaba kuba wasubira inyuma kugira ngo ubashe kuba watangira kuyikoresha. Ahangaha rero tugiye kuza twinjire muri no app turebe ese ikora ite. Turabanza dufunge notification ziba zirimo hano. Noneho ubu twatangira, urayikandaho ubundi ifunguke. Ngira ngo mwabonye na logo yayo ifite ukuntu imeze. Ahangaha rero murabibona ko ifungutse, igabanya amajwi bitewe n'urusaku ifite, gusa ubishaka wayihereza amajwi yayo nta kibazo, byose biba byemewe, biba biterwa n'ikintu ukunda. Hano urakanda tap continue. Iyo ukanze tap continue bahita bakuzanira utuzina ahangaha cyangwa utudetaye ahangaha. Hano murahabona start game. Ahangaha kuri start game ni nko gutangira match, mbese ugatangira ugakina. Hano hari options, hakaba game info, hakaba na exist game. Noneho turatangira na start game. Duhita twinjira ahangaha, dukande kuri V, twongere dukande kuri V. Hano baba baguhaye amakipe y'ibihugu, ntabwo turi bwirirwe tujya mu guhitamo. Ubishaka wahitamo, haba hari Europe, ugahitamo Europe ya kabiri, ukaba waza ugahitamo Africa, ukaba waza ugahitamo America, nayo barayiguhereza. Haba harimo amadetaye menshi. Noneho reka dutangire dukine, gusa wowe nubishaka uzayinjiramo uhitemo amakipe ushaka kuba wakinisha bitewe n'amahitamo yawe. Ahangaha noneho rero tugiye gutangira gukina. Turakanda kuri V, twongere dukande kuri V. Noneho baduhaye Costa Rica na Australia. Ahangaha niyo makipe tugiye gukinisha. Hano bahita bakwereka home, bivuze ko Costa Rica iri iwayo, Australia niyo yagiye gusura Costa Rica. Noneho urahita ukanda ahangaha kuri V. Hano haba hari view entrance. Hano urabona ko ni ukureba nyine uburyo abakinnyi binjira. Ushatse wahitamo yes cyangwa no, utabishaka twe turahitamo yes. Hano urabona difficult, niba game zaba ari difficult. Hano urabona twebwe twahisemo very easy. Rules, amategeko nasanzwe, match time ni minota 3. Ushatse wahindura iyawe uko ubishatse, hari minota 5. Ushobora no guhitamo indi minota yindi, baba baguhaye n'indi minota 10, 15 cyangwa 3. Reka dukine 3. Noneho ukanda kuri V iyo ushaka gutangira kuba wakina. Ahangaha ngira ngo murabibona ko Costa Rica bahise batwereka uburyo ikibuga cya Costa Rica kizaba kimeze. Nuko nguko irabijyana ku izamu ryo hepfo amusore. Urabona ko igiye gukinisha 3-4 3-3. Noneho icyo duhita dukora, tuhita dukanda yes. Hanyuma dutegereze ko match itangira. Ahangaha ngira ngo urabibona ko batangira bakwereka stade. Reka duse nk'abashyiraho amajwi ubyumve kabisa, bari ibintu bya fresh sana. Noneho buno tugiye gutangira gukina. Hano urahabona short pass. Ahangaha short pass urumva ugiye gupasa, ikipe yawe niyo igiye gutangira kuba yakipasa. Ahangaha noneho icyo tugiye gukora ni ukuba twatangira gukina. Ikipe yacu ya Costa Rica niyo tugiye gukinisha. Hano urakanda kuri short pass. Hanyuma hano urahabona vola iriho utu fresh tune, wowe ugenda ujyana match bitewe n'aga fresh ushaka kujyana mobile. Short pass ubwo no gupasa baro ku mukinnyi wawe ariko mwegeranye, kongera ukamupasa mu majyaruguru. Hano barawumwambuye. Iyo bakwambuye baro, hano hari buto ya tackle. Iyi ngiyi iyi buto ya tackle ni ikwemera kwataka umuntu. Urabona ko hano turamwatatse, duhise tumurya baro.
icyo ukora hano hari buto ya special, ni kwemera gucenga ugakora ibintu byo gupedara umukinnyi, mbese amacenga yose hano aba ari kuri special. Twabonye ko niba baro bayikwatse ujya kuri tackle, noneho gukanda long pass cyangwa gutera baro ikajya kure, ukanda hano kuri long pass. Hano rero tuba twemerewe kuba twatsinda. Ukanda kuri short, baro igiye hanze, oya, aha, uhituza baro. Urabona ko umukinnyi wacu wa Costa Rica ayijyanye. Hano ubu tugiye guhita tukanda kuri long pass kugira ngo ayitere kure. Gusa ushaka wakanda short pass akayipasa umukinnyi begeranye. Ndakeka ni ibi ngibi byinshi wamenye kuri no game. Gusa ahangaha twabonye ko uhitamo iminota ushaka. Hari igihe baguhereza iminota 3, iminota 15, iminota 10, bitewe n'iminota wowe uba ushaka gukina. Gusa reka tubanze dukineho gatoya turebe n'uburyo igitego gitsindwa cyangwa se uburyo n'amapenalite agenda aterwa. Hano urabona ko gardien agiye kuba yarengura. Uyu ni gardien wacu wa Costa Rica. Noneho niba ushaka ko arengura baro akakora short pass cyangwa akayipasa ahantu hatoya, uraza kandi hano kuri short pass. Urabona ko ayipashije umukinnyi, umudefanseri wabo. Defense uhita umusubiza inyuma, ukaba wakanda long pass agatera baro ijya ahantu kure kabisa. Special nakubwiye ko ari ugucenga. Urabona nkahangaha, urabona ko ahise akora icyo bita ikosa, avunnye umukinnyi wacu wa Costa Rica. Noneho ahangaha iyo umukinnyi avunitse hari aho batanga umuhondo, hari aho batanga umutuku, gusanga nta karita baduhaye. Icyo tugiye gukora ni ukuba twahana iri kosa ribaye. Rigiye guhanwa n'uwo bita Irinero. N'uyu nguyu ahangaha bakweretse izina ryiwe, n'uyu nguyu. Noneho icyo tugiye gukora ni ukuba yatera ishoti long pass, ubundi tukaba natwe twagenda tugatsinda. Hano match urabona ko igice cya mbere kirarangiye. Igice cya mbere kirangiye, ubishaka wajya kuri next half. Gusa nanone gusa nanone ushobora kureba statistic uburyo match yagenze, ukanda hano kuri statistic bahita bakwereka uburyo match yagenze. Iyo umaze gukanda kuri statistic, uraza ugakanda ahangaha kuri V, bihita bigaragara ko Costa Rica yateye ishoti rimwe, Amerika itera ishoti, Australia itera ishoti rimwe. Amashoti yari on target yari 0 ku makipe yombi, penalty ni 0, free kick ni 0, corner kick ni 0, full na yagize Australia yagize imwe, offside ni 0, imihondo n'umutuku ntabonetsemo. Uhita ubona ko possession ya Costa Rica ni 44 mu gihe iya Australia ari 56. Hano noneho tugiye gukina gatoya ku gice cya kabiri turebe uko byifashe. Turaza dukande kuri next half twemeze, ubundi igice cya kabiri kibe kiratangiye. Gusa nanone nakwibutsa ko iyi game ni fresh kabisa, nta mega itwara, bisaba nta nubwo bisaba kuba wishyuye amafaranga kugira ngo ino game ubashe kuba wayikina. Ni aka game ku muntu ushaka aka game katamuruhije, katamusaba ama data n'ibiki, nakurangira gukoresha kano ka game. Reka nongere gushimire kuba wabanye natwe, komeza kuba umukunzi wa Daisy 55 Africa, ntuzacike na video yacu y'ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista. Daisy 55 Africa, we love you so much.